Reka nongere mwifurize kuhe byiza by'umwihariko nshuti mukunzi kuri wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu gatanu kandi by'umwihariko nshuti mukundwa niba bwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu turagusaba kwandisha ku muryango mugari wa NG Empire ukande subscribe ukanda kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu kandi Mama Rwagasabo cyangwa se Mutesi Kovia wamenyekanye gukora inkuru muri M23 ndetse no muri Republic of Congo mu by'ukuri reka nkubwire ngo kuri uyu munsi atawe muri yombi azira gutangaza inkuru ni inkuru mu by'ukuri yabashe kuba korera muri Kongo ndetse kandi byanavuzwe ko kandi yakomeje kugenda anavugana n'abayobozi bakorana na M23 bikaba byaratumye mu by'ukuri atabwa muri yombi uyu munsi mu by'ukuri Mama Rwagasabo cyangwa se Mutesi Kovia akaba atawe muri yombi na gereza mu by'ukuri mu Burundi ariko mu by'ukuri bahamagaje bavuga ko agomba kuba yajya kurebwa kubera ko yagiye kuba yakorayo amakuru ndetse kandi inkuru yari imaze amasaha 17 igiye hanze ariko atawe muri yombi abanyarwandakazi barundikazi ni inkuru ikomeje kugenda itera gahinda by'umwihariko nk'abarundi bari mu gihugu Burundi dego kandi ari naho Mutesi Kovia yabasha kuba yanafatirwa n'ibyo byakomeje kugenda bigora kubona abatari bake benshi bavuga ko mu by'ukuri Mutesi Kovia ari umwe mu banyamakuru baba mu Rwanda bakomeje kugenda banizamura dego kandi mu gitsina gore mu Rwanda nyine mu by'ukuri b'abanyamakuru Mutesi Kovia ni umwe mu bambere mu by'ukuri bakomeza kugenda bakora inkuru zitandukanye Mama Rwagasabo mu by'ukuri yakomeje kugenda akora ibirwi umunsi mu by'ukuri Mama Rwagasabo yakomeje kugenda agaragaza performance ikomeye cyane aho kandi yagiye agaranira n'abayobozi bo muri M23 ndetse kandi agakomeza kugenda anaganira baturuka mu mitwe itendukanye cyane mu burasirazuba bwa Republic of the Congo mu by'ukuri Mama Rwagasabo cyangwa se Mutesi Kovia yakomeje kugenda akora amakuru atandukanye dego kandi mu by'ukuri yakomeje kugenda agira brand ikomeye cyane mu Rwanda ni umwe mu bagore mu by'ukuri mu Rwanda b'abanyamakuru bakomeje kugenda bazamura umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda mu by'ukuri Mama Rwagasabo kandi agakomeza kugenda afatirwaho icyitegerezo mu Rwanda ariko reka nkubwire ngo kuri uyu munsi mu by'ukuri inkuru yatangaje yamukozeho bo kandi yazaga kwita atabwa muri yombi akaba fatiwe mu Burundi mu by'ukuri azira kuba yaganira n'abayobozi baturuka muri M23 ibi byose mu by'ukuri bikaba ari ibintu bigiye kuba twarebera hamwe nkuko nakomeje kugenda bikubwira nshuti mukundwa nimba ari bwa mbere tugiye kubana kuri gusaba kwandisha ku muryango mugari wa NG Empire ukande subscribe ukanda kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu kandi uyu munsi mu by'ukuri tugiye kuba twareba amwe magambo yakomeje kugenda avugwa na Mutesi Kovia ndetse kandi Mutesi Kovia nyine akimara kuba yafatwa diko kandi yahise asaba ikiganiro cyose cyane deko nyine abamufashe mu by'ukuri bamubwiye ko agiye kuba yanafungwa banasaba u Rwanda mu by'ukuri mu mahoro ko baza kuba banamutora ariko akaba yafungirwa mu Rwanda ibingibi kandi bigakomeza kugenda binakurikiranwa kubera ko mu by'ukuri yatangaje inkuru itigeze inyura igihugu cy'Urundi dore ko kandi nyine yavuye mu Rwanda aza no kuba yatangaza inkuru mu gihugu cy'Urundi akaba atawe muri yombi mu by'ukuri afatiwe mu Burundi dore ko byakomeje kugenda bitera benshi ubwo gusa president w'u Burundi mu by'ukuri akimara kubona Mutesi Kovia afashwe yahise amanuka igitaraganya ndagira ngo nyine kuri screen zanyu muramubona yazanye mu by'ukuri n'abajepe bamurinda aza kureba Mutesi Kovia wa kandi nyine bazaga kuba banamufata dore ko kandi bahise bafata ambassade iri mu gihugu cy'Urundi mu by'ukuri babwira abapolisi baza kuba banafata Mutesi Kovia cyangwa se Mama Rwagasabo bamutwara nabi cyane mu by'ukuri deko kandi byakomeje kugenda bitangaza abantu benshi cyane mu by'ukuri banibaza impamvu Mutesi Kovia yabashe kuba yajya gukora inkuru avuye mu Rwanda akajya mu Burundi mu by'ukuri bikaba byanamuteye ubwoba nawe dore ko kandi bakimara kumufata mu by'ukuri yagaragaye nk'ufite ubwoba bwinshi cyane ubwo kandi yazaga kuba yafatirwa mu Burundi yaravuye muri Republic of Congo ubwo kandi naho yaravuye kuba yaganira n'abayobozi bakomeje kugenda mu by'ukuri banibanda ku kiganiro cya M23 kandi Mutesi Kovia yakomeje kugenda anibanda ku magambo avuga nyine kuri iyi mitwe mu by'ukuri yaba M23 n'indi mitwe ya FDC ikomeje kugenda izana ubwoba cyangwa se mu by'ukuri ivuga ko yigometse ibingibi mu by'ukuri bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bivugwa muri social media akaba ari ibintu mu by'ukuri byakomeje kugenda binatangaza benshi ubwo kandi Mutesi Kovia yakabashe kuba yanafatwa byakomeje kugenda mu by'ukuri bigaragaza impinduka ikomeye cyane banasaba ko nyine Mutesi Kovia u Rwanda rwaza kuba rwanamureba ubwo kandi yazaga kuba yafatirwa mu Bujumbura bahise bahamagara ambassade mu Rwanda ikorera hano nyine mu Burundi bahita bamujyana ubwo bamaraga kuba bamujyana mu by'ukuri yagaragaje ubwabo bukomeye cyane Mutesi Kovia nabasha kuba yashyitswa mu Rwanda tuza kuba twakugezaho iyi nkuru gatanu kandi nkuko kandi byakomeje kugenda bitangazwa n'umuyobozi w'ububanyi n'amahanga Macron yakomeje kugera mu by'ukuri anasaba abanyamakuru baturuka mu Rwanda kwigengesera kubera ko mu by'ukuri bakomeje kugenda banarengera bakaba banakora inkuru zishobora kuba zabaroha nko twakwita fata ku mavuta mu by'ukuri yatawe muri yombi azira ko mu by'ukuri yagenda asebya cyangwa se arasinga abahazi cyangwa se n'abandi bantu bakora muri social media akabibashyiraho akaba yanabateshereza ikuzo ryabo ndetse no kuba yasuzugura urwego rwa RIB avuga ko mu by'ukuri umunsi RIB yaje kuba yanamutwariwe azabasha kuba yanakiryamira RIB
RIB ikazi kamutora iwe mu modoka bikaba byaranamubayeho nyine uyu munsi tuvugana afata ku mavuta akaba yaratawe muri yombi azira icyanyamakuru cyo kuba mu by'ukuri akomeza kugenda asebya abantu kuri social media ndetse kandi akomeje kugenda hanumvikana amakuru bivuga ko ifata ku mavuta yaje kuba yanapimwa asangwamo ibiyobyabwenge bikabije harimo n'urumogi. Uyu munsi reka twibande ku nkuru ya Mutescovia ibashe kuba yanaba ni inkuru yatunguye benshi cyane, ni inkuru mu by'ukuri yakomeje kugenda itrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ni inkuru mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda garukaho ndetse kandi banayibona ikaba yabatera ubwo bavuga ko mu by'ukuri Mama Rwagasabo ari umwe ukomeza kugenda unabagezaho inkuru zitandukanye. Uyu munsi tuvugana akaba yatawe muri yombi azira kuba yatangaza inkuru mu by'ukuri itigeze inyura na gato Republika ya Burundi, bikaba byakomeje no kugera mu by'ukuri bivuga ko nyine Mama Rwagasabo agiye kuba afunzwe n'u Burundi, ariko mu by'ukuri u Rwanda rwakomeje kugenda rusaba ko rwabasha kuba rwamuzana agafungirwa uwabo, ndetse kandi uko nyine byakomeje kugenda bivuga ko ambasade ikorera mu Burundi yo mu Rwanda yaje kuba ari nayo yamufata ikamujyana muri gereza igatenga. Mu by'ukuri uyu munsi tuvugana Mama Rwagasabo akaba yatawe muri yombi azira kuba yatangaza inkuru itayinyuzwe igihugu cy'u Burundi, bikaba byakomeje kujya mu by'ukuri bigaragara ngo nyine u Rwanda rukomeza kugenda rundi basira ibi bihugu, dore ko binavuga ko umubano w'u Burundi n'u Rwanda mu by'ukuri unakemangwa cyangwa se mu by'ukuri ari umubano upumirwa ku rushyi. Uyu munsi bikaba byanatumye cyangwa se bitanga motivation binatuma nyine Mama Rwagasabo ahita akatirwa urumukwiye. U Rwanda mu by'ukuri rukaba ruri gusaba imbabazi Urundi ko Mama Rwagasabo agomba kuba yarekurwa cyangwa se agataha akaba basi yanafungirwa no mu Rwanda, ariko mu by'ukuri Urundi bukomeje kugenda bugora u Rwanda. Ni inkuru rero yakomeje kugenda mu by'ukuri itrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ni inkuru mu by'ukuri yakomeje kugenda igarukaho na benshi, ibinyamakuru mu by'ukuri bitandukanye byakomeje kugenda byandika kuri iyi nkuru yakomeje kuba itrendinga hano kuri social media, ndetse kandi ari ibintu mu by'ukuri ubona ko nawe nyine ukabona ko ari ibintu biteye ubwoba n'agahinda. Mutescovia ubwo yazaga kuba yafungwa n'u Burundi nyine bivuga ko nyine ari ibintu bitaba byanahabwa amahirwe menshi ko ashobora kuba atabangamirwa cyangwa se uburenganzira bwe bushobora kuba mu by'ukuri butahungabanwa n'u Burundi, dore ko kandi nyine nkuko bikomeza kugenda bivuga ko Burundi bukomeza kugenda bushora amakimbirane ku Rwanda, bikanatuma mu by'ukuri Mutescovia ashobora kuba ataza kurekurwa cyangwa se mu by'ukuri ashobora kuba atahabwa amahirwe yo kuba yataha bitewe n'uko u Rwanda rutameranye neza n'u Burundi. Uyu munsi mu by'ukuri byakomeje kugera biyibandaho banagaruka ku nkuru imaze iminsi ivuga ku mbuga nkoranyambaga, Perezida Paul Kagame ku mafoto abiri amaze iminsi mu by'ukuri amanitse mu Burundi cyangwa se mu by'ukuri avugwa mu gihugu cy'u Burundi, binavuga ko mu by'ukuri Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anabangamira u Burundi, ariko mu by'ukuri ibintu bikomeza kugenda bivugwa na bamwe mu baturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi bikanavuga ko mu by'ukuri Perezida ari umugabo mwiza cyangwa se mu by'ukuri ari umuperezida wizewe ukomeza kugenda uzamura amubano ndetse cyangwa se n'amahoro kuri gihugu cy'u Burundi, ariko u Rwanda rugakomeza kujya mu by'ukuri rugaragaza ko u Burundi rwabunaniye kuba bakifatanya ubwo bakaba bakisubiranya. Reka ngushimire kuri twabanye gatanu ku